Mwiriwe nanone, iyi ni BVN TV Rwanda, ngewe umva n'igikundira Line. Aha ni mu kiganiro cyitwa Hano Iwacu, hahandi tubaza umuntu ikibazo runaka akadusubiza cyangwa se tukamuha insanganyamatsiko akagira ikintu atuganirizaho. Uyu munsi tugiye kuganira n'umukobwa, hari ikibazo tugiye kumubaza, wowe ube ready kugira ngo tujyane tumubaze ikibazo kandi twizeye ko ari budusubize neza. Hi. Bite se? Ni byiza. Witwa nde? Florence. Uri ready gusubiza ikibazo cyanjye? Ikibazo kimeze gute? Nyine umbwira niba witeguye kugisubiza. Nditeguye. None se ufite boyfriend? Yego ndamufite. Ngiye kubaza none se bibaye ngombwa ko witangira sheri wawe mu gihe yari agiye gufungwa umwaka wose, byaba kubera ukuntu umukunda, birashoboka ko ushobora kumwitangira wowe we ntafungwe ugafungwa ku giti cye mu cyimbo cye? Ibyo bintu biragoye. Bigoye gute se kandi mukundana? Ibyo bintu biragoye, ndakeka ko nta muntu wapfa kubikora. Ese ntago umukunda se? Ndamukunda ariko ntabwo bivuze ko najya gufungwa mu cyimbo cye nzira amakosa ye kandi atari njye wayakoze. Ariko urukundo se si ukwihanganira kwitangira umuntu nyine namwihanganira kuri ayo makosa yakoze ariko akaba ari ufunga, ntago namwitangira. Bivuze ngo sheri wawe rwose wamureka agafungwa wa mwaka wose? Cyane. Urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Bimeze bite? Sawa. Haryo witwa nde? Jonathan. Witeguye gusubiza ikibazo cyanjye se? Ufite girlfriend? Yes. Okay. None se ngiye kubaza ikibazo kuko ufite girlfriend, sibyo? Girlfriend aba yagiye gufungwa umwaka, akatiwe umwaka, ariko bikaba byemewe ko ari umuntu wamufungirwa mu cyimbo cye we ntafungwe. Wabimukorera? Kubera ko utabimukorera kandi mukundana? Ese urukundo ntabwo bivuze ngo mbe najya mu gihano cyiwe, mbe namuhanirwa mu cyimbo cye. Ariko tusibye n'ibyo ngibyo kuvuga ngo kumuhanirwa, okay, birashoboka ko wamufasha n'ikindi kintu, ariko noneho ubwo turi kubufata nk'ubufasha. Okay, ari ukumufasha, wamufasha ku bindi ariko bitari ugufungwa. Nyine ndikumva uri kwizana n'amategeko cyane hoya, ahubwo nyine umva okay, bifata nk'ikindi kintu ushobora kumwitangiye kitari wenda, ntubifata nka kwa kundi ngo umuntu agomba gufungwa kubera amakosa ye. Sava nibyo, agomba gufungwa kubera amakosa ye, ariko noneho bigira ikindi kintu, wumve ko kumufungirwa atari uko wenda umushyigikiye mu makosa, ahubwo nyine uburemere bwo gufungwa wenda n'ububabare buberayo wabyihanganira ukamufungirwa. Ntabwo bishoboka. Sawa, urakoze cyane. Namwe murakoze.